Ruremesha yatangiye gushyira mu bikorwa ibyo yiyemeje. Hagati aho duhera ukuntu Nina yamenye ko atarozwa ahubwo atwite. Ubusa amerewe ati ni urunana. Ayiwe Karemera we. Ayiwe bigenze bite sheri? Ubaye iki koko? Niki kibaye? Nyegura abanza nyegure Karemera. Mana we. Ayi. Ego kasha ubusa uvuye ku gitanda ugwa hasi gute koko Nori? Uguye ute koko? Mana we. Mpagurutse ku gitanda numva ngize ikizungera nikubita hasi. Sinzi impamvu pe. Ntawe ukomeretse? Simbiza ayiwe. Reka ndebe neza rwose niba ntawe ukomeretse sheri. Reka ndebe. Reka turebe. Waretse se nkigumira hano hasi ko numva nta mbaraga Karemera. Haguruka Nori, haguruka rwose wongere uryame ku buriri. Ayiwe. Imana ishimwe sha ndabona ntawe ukomeretse pe. Hari ahandi wumva kurya se? Oya. Sheri, reka duhite tujya kwa muganga none ahangaha. Gukora iki se? Ntiwibuka se ibyo ku kigo nderabuzima batubwiye ujya kwisuzumisha bagasanga utwite? Ibyo batubwiye se ko ari byinshi namenye ushaka kuvuga iki? Kandi ntibakubwiye ko umugore utwite igihe cyose yumvise atameze neza ko agomba kwihutira kujya ku kigo nderabuzima kugira ngo abaganga bakurikiranire hafi? Mbabarira Kareme, mbabarira rwose. Maze wumve, itegure tugende yewe. Wenda baratugira inama y'icyo wakora rwose kugira ngo ibimenyetso byo gutwita ufite bitakugiraho ingaruka. Sinshobora kujya yari. Ngo iki? Ntaho njya. Kubera ikizi? Mbese ko numva utangiye kwibagiza ibyo nakubwiye. Gira vuba yewe tugende iva muri ibyo. Ubwo umaze kwibagirwa impamvu ituma ntajya ku kigo nderabuzima nubwo ntwite Kareme? Niye mpamvu se? Cyangwa ntushaka ko natwe tubyara tukagira umwana Kareme? Nyumvira, aribyo nshaka cyane ahubwo. Niyo mpamvu rwose nkubwira ko tutagomba gutindiganya. Ndumva rero niba utaribagiye impamvu tugomba kubigira ibanga. Ari ukwirengagiza nkana. Iyihe mpamvu se ariko? Ngiye simbigusubiramo rwose Kareme kuko mbona ushatse kubyirengagiza. None se ubwo ntuza ngo tujye ku kigo nderabuzima koko ubona n'umuganga ko bishobora kuba bikomeye? Mbabarira di nzajya nisuzumisha mu baganga ba Kinyarwanda kandi nabwo mwibanga. Ubwo se urakomeje Nori? Abandi bantu bagomba kumenya ko ntwite ngeze igihe cyo kubyara. Mbabarira. Bude kugira ngo singiye. Ayiwe nguragiye firi? Ngiye gufungura butike hakiri kare. Mana we, ubwo uzi ko narinzi ko tugiye kujyana ku mujyanama w'ubuzima gupimisha abana. Ngo iki? Ni ukuri buretse kujya gucuruza ubanzuze tujyane gupimisha abana bacu. Ntuzi ko tugomba gukurikirana imikurire yabo ari nayo mpamvu bashyizeho gahunda yo kubapima ibiro n'imikurire. None se ubwo ntiwakwijyana kubapimisha wenyine kandi nanjye nkajya kugushaka amafaranga? Gusa abana babiri ndabitwaza koko wantwaje umwe. Orara. Ariko harya ku kwezi ntawagusibara tukazaba tujya kubapimisha imikurire mu kwezi gutaha. Nyumvira Filipo ni ukuri. Ubwo siyoboye ko umujyanama yatubwiye ko ari ingenzi gukurikirana imikurire yabo tubapimisha buri kwezi nta gusiba. Ibyo ndabizi ariko nawe urabona ko hari ibindi bintu bidukeneye tugomba gukora. Oya Fili, nta kintu na kimwe kigomba kunsibya gukurikirana imikurire y'abana banje. Ahubwo mfite n'ikindi kibazo. Ndakumva. Ko ikiruhuko cy'ububyeyi cyanjye kigiye kurangira nkaba ngiye gusubira ku kazi. Ubu Kantengwa azashobora kujya asigarana aba bana wenyine ashobora no gukora indi mirimo yaha mu rugo. Ubwo kandi wasanga ibyo byaratangiye guhangayikisha. Bitampangayikisha se? Gitekereza gusimbuka umukingo ariko bigezeho wana. Ubwo se urashaka kuvuga iki Fili? Nyine buretse gutekereza ko ibyo bibazo bitari byabo. Tuzatekereza uko tuzakemura icyo kibazo igihe nikigera. Nyumvira ariko. Ahubwo dukwiye gutangira kubitekerezaho hakiri kare. Ubwo se urumva tuzabyitwaramo dute ko bitazaba byoroshye? Pete, nturangiza kwitegura ngo tugende wa mwana we? Narangije mama. Tugende rero. Tugende rwose. Eko mama ntushobora kumva ukuntu nishimye. Ushimishijwe n'iki se? Umvara kuba papa nyine yemeye kunyumva akaba yamaye n'amafaranga. Ubu tukaba tugiye gusura Mutesi n'umwana kwa muganga. Cyokora yakoze cyane da. Ntiwabyumva. Ahubwo se yewe nawe n'icyo nakora rwose. Kiki se kandi mama?
ubu ko ndeba nazindutse ashakisha mu isanduku hariya aho nashyize utwenda twuriya mwene nyoko bucura nyine yambaye akivuka ngira ngo ndebe ko hariyo nabonamo kugira ngo nyine tuyishyire ruriya ruhinja rwa Mutesi ariko ndashakishije mbonyemo umwe gusa. turapfa kujyana uwo mama. oya ntibikwiriye. Kutesi dukwiriye kumushyira utwenda duhagije kandi twiza. ariko ubundi reka mbanze mbaze Ruremesha de. umubaze iki se kandi? kamubaze niba hari udufaranga afite hanyuma nyine tuduhe tunyure ku gasantere tugurire uruhinja utwenda. oya mama, oya rwose. oya se kubera iki? uragira ngo twongere tumurakaze? Mutesi twagize amahirwe aranyumva yemera kumfasha kwita kuri Mutesi n'umwana, none ugiye kumusaba ibindi mama? oya mureke. umva reka mfe kumubwira yewe. nyamara ndashaka ko umwuzukuru wanjye yewe nawe yitabwaho. abanjye rwose ndumva ugiye gukoma rutendere. oya yewe ra yewe Rureme ni ngewe uhamagaye murebwa ye. ndakumva yabwira ye erega nimo guha zino nka ubwatsi. yewe ndakumva. nta dufaranga ufite ngo umpe tuze kunyura ku gasantere tugurire uruhinja rwa Mutesi utwenda? ngo amafaranga hanyuma se yo naraye mbahaye ntahagije kandi kuki ibyo mutabimbwiye ko? mama wabyumvise, numva ko utangiye kumurakaza, wamuretse koko. aha yewe none se ko narinzi ko hari utwenda twuriya mwana nyine yambaraga ari uruhinja, none nkaba mbona twose twarangiritse. niba hari ayo mufite rwose mwayampa nkajya kumugurira da. aha wagiye kureba hari se tuyashyira n'uhazira? ahubwo rero papa ni ukuri murakoze cyane. ni ukuri pe. washima wagira uti ariko wa mwana umenye ko ibi bitazahora gutya, ntabwo bizaba akamenyero rwose. urumva? ndabyumva ni ukuri papa. dore ngufashije ubu gusa, ubundi ugomba kwirwariza ukita kuri uwo mukobwa wateye inda n'umwana we mwabyaranye. urabyumva neza Pete? yega shanuri reka ngende rero. ego mana kuhise ugenda sema. ego kugira ngo se nje hano kukuganiriza, reka nanyuze hano ngo ngusuze ubundi nkomeze Honori. ubundi se ugiye kante? mabuja numye ku gasantere. cyakora urakoze kuba unyuze hano ukansuhuza we. ego sha, ariko rero nubwo ngiye kugenda uko nsanze umeze bineye ubwoba. se shaka akazuba witazeho. numva ribaye ryinshi ndarivaho njye mu gacucu kuko numva nta ntege se mfite. ahubwo se we Karame wageze aho ujya kwipimisha kwa muganga urebe ko utwite koko cyangwa uracyakekeranye? shaka nagiyeyo. basanze bimeze bite rero? kagire inkuru. burya ibyo twakekaga byari byo koko. none wasanze warasemye atari uburozi nk'uko twabikekaga? mabukwe namukekeraga ubusa ntabwo ari uburozi pe. basanze utwite rero? ubu ndatwite. ariko shaho ni byiza pe. ubu nanjye numva binshimishije nyine. hanyuma se we Karame umujyanama w'ubuzima wacu arabizi ko ntwite se? ugomba kumubwira kugira ngo akurikirane nk'umugore utwite. uramenye mama we uramenye. cyore umujyanama w'ubuzima se ntagomba kubimenya we? ahubwo kane Karame nawe iri banga urumva? iri banga nkubwiye uribike mu nda yawe ribemo. ego mana yanjye twita se bigomba kubibanga we cyane. abandi bakobwa babisha kubera ko batwise n'abagabo babo bazwi. nawe se sinshaka ko hari abantu b'inaha Nyarurembo bamenya ko ntwite ngaho batazantegera ku nda urumva? none nabwirwa n'icyo umukunzi n'umwanzi. none se Fili ubu koko urabona iyo tutajyana aba bana bacu ku mujyanama w'ubuzima ngo abadupimire imikurire tuba tumenya ikibazo Ganza afite? wahora n'iki ko iki kibazo kintunguye? ahubwo njye mujyanama w'ubuzima yavuze ngo imikurire ya Ganza ntimeze neza, numva binteye isoni. ahubwo bicecekeye hatagira n'ubyumva rwose. tekereza koko aya mezi 2 yose ashize Ganza nta n'igarama n'iri na rimwe yigeze yiyongeraho. ariko uzi icyo ntekereza cyabiteye bude? ubanza kuba wabyara Brianna ariwe witayeho wenyine Ganza ukamwibagirwa. none se ko nabaga nizeye ko Kantengwa mfasha kwita kuri Ganza. kabisa ndumva ari ukubisubiramo. tugomba kumenya ubuzima bw'uyu mwana ariko Ganza tutamuretse. niko bigomba kugenda. Ude Karame
ubwo tuvuye gupimisha abana reka twihute ngo ufashe kubageza mu rugo ubundi njye kuri butike bakira rwose bambuze. yemwe mwaretse nk'abavugisha ye. Kankwa muraho muraho aho neza. umwaka mushya kuri twese. mwari mwasohokeye se n'abana Budesiya ndabona rwose mumeze neza. tuvuye ku mujyanama w'ubuzima gupimisha abana bacu kugira ngo tumenye imikurire yabo. Ni byiza rwose. Kankwa ko tubwiye se ngo urashaka kutuvugisha nicyo ushaka kutubwira. Niko ye ni ubuhe bwoko bwa moto bukomera kurusha ubundi? ngo iki? ndagira ngo mumbwire ubwoko bw'ipikipiki bukomera kurusha ubundi. disi wiseka ni mumbwire n'ibiciro byazo. mumbwire muti moto nziza cyane ikomera ni iyi ngiyi kandi nanone idahenda. ibyo se urabibariza iki Kankwa? cyakora njye ntunga no kumva rwose uduhagarika ngo urashaka kutuvugisha ntajya kumva nkumva ngo uratubaza ngo iby'amamoto ngo akomeye n'ibiciro byayo. none se nk'ibyo urabibariza iki koko? ariko muzi ubwo ko umugabo wanjye Bushombe agiye kugura moto murabizi? Biki? agiye kugura moto yewe. ubu rero ndashaka kumenya moto nziza n'igiciro cyayo ngo azabe ariyagura. ariko Kankwazi rwose. mbe murebwa ye karame ko mwavuye ngiye ku bitaro kureba abo barwayi ariko ukaba utambwiye uko mwasanze bameze. yewe ubu njye ntacyo nakubwira. ngo iki? ni agahomamunwa gusa nta kindi. gute se kandi murebwa ye? ubu se nkubwire ngo iki? yewe nasanze nta buzima Mutesi n'umwana we bafite rwose. ngo nta buzima bafite? gute se kandi bari mu maboko y'abaganga? ako kana kameze nabi cyane pe. sinzi niba kazabaho. reka kazabaho kuko ari mu bitaro se abaganga bagakurikirane. ukuntu nakabonye ntawamenya. reka uwo mukobwa wakabyaye se wameze ate? icecekere nawe ni agahomamunwa rwose. ye ugira ngo aho aryamye aho hari uhagera? ntawe uhagera? kubera iki? ntawe uhagera ni umunuko gusa. ntamenya igihe kwituma byaziye ntamenya igihe gusoba byaziye. mbese byose birizana ngo arwaye ya ndwara bavuga ngo ni fisitire. yamaye inka rero ya ndwara yo kuzozoba. nguko ubwo byatewe n'iki? erega ngo byatewe n'uburyo yabyayemo. ngaho rero nawe se umuntu wabyariye mu rugo ngo yagiye kunda nyine ayitindaho. urumva nta muntu wari uhari wo kumufasha kandi urumva ko yabyaye nyine akiri na mutoya. iyo niyo ntandaro rero. ubwo bizagenda bite? ubwo nyine ni ugutegereza tukazareba ko hari icyo abaganga bazakora. umva rero mubwire murebwa yiri ndakumva ngo uteze yombi rwose pe. muri ibi bihe bakiri kwa muganga ndemera ko dukora igikenewe cyose kugira ngo uwo mukobwa n'uruhinja rwe babone icyo bakeneye. yego rwose ahubwo urakoze. ariko ntitugomba kwemerera Petero ko amuzana mu rugo rwose. reka da tawe shwiriri reka da. kubera iki se? reka oya rwose ndabisinye ndabirahiye. tuzamufasha ibyo tumufasha ariko nta kirazajye mu muryango we baba aribo bakomeza kumwitaho. naho ubundi ishwiriri reka ubwo muntu umeze atyo twamurazaye. ruremesha ko atangiye guha Mutesi akato ataramubona nagera i Nyarurembo hazacura iki? ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radiyo BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kuyigeraho andika ijambo ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
natwe dusubikiye ahangaha ibiganiro byacu ariko mbere kuva muri studio nisegura ku basanzwe badukurikira kuri Facebook ko uyu munsi tutabashije kuhaboneka kubera